turabakunda cyane bantu bacu, niyo mpamvu tubifuriza ibyiza. Imana ikomeze ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Nitwa Philbert Habonimana, nkaba nkora kuri channel yitwa Kibeho Guy. Nawe wakora subscribe tukajya twibanira. Kituraje ishinga rero no gusobanura karirimbo ka Meddy yise Maiva. Uwiteka yampaye umugore magaciro kurenza abandi bose. Umugore wankundiye uwo ndi we, kuri njye asobanuye isi yose. Unkunda neza kurusha uko nikunda, ndashaka kumenya ibi ngibi. Unyizera neza kurusha uko niyizera, reka nanjye ngukunde bikurenge. Kuko iyo mfunze amaso yanjye uba uri iruhande, ndabizi ko uba uri iruhande rwanjye iteka ryose. Ese uzi inshuro nagusengeye? Ukuntu nagusengeye mukundwa, uwanjye iteka. Ndagusezeranya ko nazigera nkutenguha, kuko iri ni isezerano ryanjye. Mbu wawe ubu wanjye, nguwo umutima wanjye, niryo sezerano ryanjye. Nubona imvura nzakubera umutaka, kuko umutima wanjye niryo sezerano ryanjye. Urukundo rwacu ruzakura iteka, uzabibona baby, uzabibona. Mwiza nawe n'Imana, ndagukunda nk'uko Yesu akunda urusengero. Nta n'umwe watwara umwanya wawe kuri njye, ba nimero ya mbere kuri njye. Ndagukunda nk'uko Yesu akunda urusengero. Nta n'umwe watwara umwanya wawe kuri njye, uri nimero ya imwe kuri njyewe. Reka nkubere umwizerwa, ndeka ntume iminsi kuryohera, nkugabanyirize uburibwe, nkujyane kure. Unkunda neza kurusha uko nikunda, reka mumenye ibi ngibi. Uranyizera neza kurusha uko niyizera, reka nanjye ngukunde. Kuko iyo mfunze amaso yanjye ndabizi ko uba uri iruhande rwanjye iteka. Ese uzi inshuro nawe naragusengeye? Ukuntu nawe naragusengeye mukundwa, uwanjye iteka. Ndagusezeranya ko nazigera ngutenguha, kuko iri ni isezerano ryanjye. Uwawe ubu wanjye, kuko umutima wanjye niryo sezerano ryanjye. Nubona imvura nzakubera umutaka, kuko umutima wanjye niryo sezerano ryanjye. Iri ni isezerano iteka, kuko umutima wanjye niryo sezerano ryanjye. Nubona imvura nzakubera umutaka, kuko umutima wanjye niryo sezerano ryanjye.